Haleluya, haleluya. Nongeye gushima Imana kuko uyu mwanya tubonye kugira ngo dushobore kongera kwiga ibijyanye n'ijambo ry'Imana. Ni Pastor Gakwaya Emmanuel ushaka kongera ko twigira hamwe ijambo ry'Imana. Tumaze iminsi tureba ibijyanye n'amategeko, aho twabonye ngo mu mwakirane ibibaremera byose kugira ngo aba ariko musohoza amategeko ya Kristo. Turareba ibijyanye n'amategeko ya Kristo, twabonye kandi no mu mubwiriza bidusaba kubaha Imana kandi tugakomeza amategeko yayo. Uyu munsi rero ndagira ngo turebe ibijyanye n'amategeko nyine, amategeko icyamara ni icyamara mu mibanire y'abantu. Turabisoma mu Baroma igice cya 3 umurongo 23-24, niho dusanga Imana, ijambo ry'Imana ritubwira ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Haleluya. Iyi nkuru rero iyo usomye ibijyanye urumva ko nabyo bijyana n'amategeko. Iyo wumvise inkuru nziza, ushobora kumva inkuru nziza, ushobora no kumva inkuru mbi, cyane cyane iyo ari inkuru mbi ari nk'ibintu by'igihano bagiye guha nk'umunyabyaha, bahaye umunyabyaha mu rukiko. Hari n'ikindi kuko tuzi neza yuko mu rukiko akenshi iyo habaye urubanza umunyabyaha bamukatira igihano. Iyo ni inkuru ijyanye yego n'icyaha kiba cyakozwe, ariko kandi hariho ibyaha bikorwa ku buryo bishobora kuzanira umuntu nawe urupfu. Hari n'inkuru nziza rero ushobora kumva yuko habayeho nk'igihe hari umuntu ushobora kwitangira igihe wari ugiye wakatiwe n'amategeko, kuko amategeko adufasha kwerekana ibyaha. Hakaboneka umucunguzi ushobora gucungura uwo munyabyaha, ni ukuvuga wajya mu mwanya we cyangwa se akagira icyo atanga ikiguzi kindi kugira ngo umunyabyaha asimbuke igihano yari agiye guhanwa. Aha rero niho dusanga ino nkuru nziza dusanga mu Baroma nyine igice cya 3, kuko abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana kuko Imana ari iyera. Yesu Kristo yaje natwe nk'umucunguzi w'abanyabyaha, ko nicyo Yesu rivuga. Inkuru mbi rero ni uko twari dukwiye igihano twese kuko twakoze ibyaha cyaba buri wese, kuko hariho ibyaha abenshi tuvuga ngo ni icyaha gikomeye nko kwiba, kwica, gusambana. Ibyo byose ni ibyaha abantu bavuga ngo bikomeye, ariko kandi hari n'ibyaha abantu bavuga ngo ni bitoya, ariko nacyo ni ibyaha. Niyo mpamvu rero kubera ibyo byaha, cyaba kinini cyaba gitoya, ariko byose ibyo byaha ntabwo bituma twakwegera Imana, kuko Imana ari yera. Yesu Kristo rero nk'umucunguzi wacu yatugiriye mu cyimbo, ahanwa kubera ibyaha byacu ku musaraba, ntawarobanuye ku butoni, none haduhuza n'Imana, aba umuhuza wacu n'Imana. Bivuze ngo ubwo ngubwo twarababariwe kubera we. Ubu nta cyaha imbere y'Imana dufite, kubera ko yabaye umucunguzi wacu, yabaye umukiza wacu, adukirishije urupfu rwe ku musaraba. Ariyo masezerano rishya Yesu yaje kuduhuza n'Imana mu isezerano rishya. Icyaha rero cyaba gikomeye cyaba icyoroshye, byose biganisha ku rupfu, kuko dusoma ko n'abagira ubwoba, abanga bene wabo,
abanga abavandimwe babo, abo nabo ni ibyaha, no kugira ubwoba ni icyaha. Ntabwo rero nabo bashobora kuzajya imbere y'Imana. Abo bose rero iyo ubyihannye, icyo wakwita icyaha gitoya cyangwa icyaha kinini, kuko cyose kijya ku rupfu, iyo utihannye icyo cyaha bigomba kukubarwaho. Nta cyaha rero gikomeye cyangwa icyoroshye gitoya, kuko byose bishaka ko tubabarirwa na Kristo kubera urupfu rwe. Iyo rero mu rukiko utsinze, ni ukuvuga ko Yesu Kristo yatubambiwe. Iyo utsinze ugatsinda urubanza waburanaga, uhanagurwaho ibyaha byose waregwaga, noneho icyo gihe ukaba uvuye ku ntebe y'abashinjwaga ibyaha, ukaba ubaye umwere. Niyo mpamvu rero natwe imbere y'Imana dukomeza dushima Yesu Kristo ko yatubambiwe ku musaraba, akatwitangira kugira ngo aduhuze na se. Ni umukiza wacu, niyo mpamvu tumwakira natwe nk'umwami n'umukiza wacu, nk'umwami kugira ngo atubere mu buzima bwose bwacu bwa buri munsi, nk'umukiza kuko yadupfiriye ku musaraba. Yesu ashimwe rero. Igikuzi rero yatanze ku musaraba ni amaraso ye yatumye duhabwa imbabazi, noneho tukaba muri Kristo tugenda tutabarwaho icyaha. Nuko rero ngo ubwo nta byaha tubona Imana tubaraho, nk'abizera bose dutsindishwa kubw'ubuntu, noneho tugasubirana ubwiza Imana yaturemanye na mbere hose muri Kristo Yesu. Tukaba twumva rero tugomba kujya dushima umwami wacu kubera uwo murimo yakoze mwiza cyane, tukaba ndetse n'ubu tumutegereje ko azagaruka kutujyana. Yesu Kristo rero niwe gukiranuka kwacu, niwe mucunguzi wacu. Tukaba tubishimira Imana kuko yiboneye igitambo cyiza. Yesu ashimwe. Aba rero nagira ngo dukomeze tujye dushima umwami Imana, kandi tujye twibaza cyane cyane ngo kwese Yesu yadukunze, twebwe twakoze iki kubwe, dukora iki kubwe? Haleluya. Ahubwo nicyo twazatekerezaho mu minsi iri imbere, kugira ngo dushobore gukora ibyo umwami ashaka, kandi duhora tumushima ko yatuvanye mu rupfu akaduha ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Icyubahiro kibi cy'Imana Data, icy'Umwana n'icy'Umwuka Wera. Amen. Imana ibahe umugisha.